Shuti bakunzi b'Umutayara reka nongere mbaramutse kandi mbifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose. Kuri uyu munota rero ndashaka ko turebera hamwe uko bakora KYC ya Pi Network step by step, akantu ku kandi. Turagenda gake gake, mwihangane mukurikirane kugira ngo buri wese ajye abasha kumenya uko yakwikorera KYC ya Pi Network. Kuri mwebwe mutarabona KYC, ushobora kuzagira gutya igihe kimwe umaze kumayininga ukabona aka notification kameze gutya kakubwira congratulations, bazaba bakubwira ko uhawe KYC, ugomba kwinjira muri KYC ukayikora. Ushobora rero no kutayibona gutya, bikagusaba kunyura kuri twa turongo dutatu, ukanyura kuri Pi browser, ukinjira kuri alternative sign, ukajya kuri KYC ukareba ko wabonye iriya notification ikubwira ngo welcome, ikubwira ngo nice to meet you. Iyo bimeze gutyo ushobora gutangira kwinjira muri procedure yo gukora ibigendanye na KYC. Aha rero iyo winjiye ukanyura hariya kuri Pi browser, ugahita uhingukira ahangaha, uba ugiye gusayininga iriya Pi browser. Mu gihe utadownloading the Pi browser, mu gihe ntayo ufite, bahita bakujyana kuyidownloadinga ako kanya. Umaze kuyidownloadinga irarangiye. Umaze kuyidownloadinga uhita uhingukira ahangaha kuri twa point tuba turiho KYC n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ahangaha iyo tuhageze twinjirira kuri KYC. Twamara kwinjira kuri KYC tugategereza bikarodinga gutya, hanyuma bagahita baduha aka gapaje. Iyo baduhaye aka gapaje, aha hejuru handitse country, region and territory, uhita ushyiramo Rwanda. Twebwe nk'abari ahangaha iwacu, ahangaha turashyiramo Rwanda. Ahangaha harimo hatera aka kantu k'akarongo kazamuye, ushyiramo Rwanda. Hano hari ibihugu hasi bigiye bitandukanye, uhera kuri Afghanistan, Albania, Algeria, American Samoa, hariho ibindi bihugu byinshi bitandukanye. Urazamura ukareba igihugu cy'iwanyu, akaba ari cyo ushyiramo ahangaha. Uyu nguyu we ndabona agiye gushyiramo kiriya gihugu cy'iwabo, ndabona ari United Kingdom, ariko twebwe iwacu ni mu Rwanda. Hano arimo aratanga urugero Niger, ashyizemo Niger, ariko twebwe turashyiramo Rwanda. Nongere mbikubwire ko niba uri mu Rwanda urashyiramo Rwanda, niba uri mu Burundi urashyiramo Burundi, niba uri muri Nigeria urashyiramo Nigeria, niba uri muri United States urashyiramo United States, niba uri mu kindi gihugu urashyiramo icyo gihugu nyine. Hano rero handitse ID type, ni ugushyiramo ubwoko bw'icyangombwa nyine ugiye gukoresha. Niba ukoresha perimi urashyiramo driving license, niba ukoresha indangamuntu urashyiramo national ID iriya ya kabiri, niba ukoresha passport urashyiramo passport, bitewe naho uherereye cyangwa se n'icyangombwa ufite ugiye gukoresha. Hariya urashyiramo icyo gitamburisho, ni ukuvuga ngo niyo ukirikaho. Niba ari drivers license urakirika kuri drivers license, ihita ijyamo hariya hejuru handitse choose ID type. Hanyuma niba ari national ID card urakirika kuri national ID card, ihite ijyamo hariya hejuru. Niba ari passport urakirika kuri passport, hanyuma passport irahita ijyamo hariya hejuru, bitewe n'icyo ushaka gukoresha nicyo uri bukirikeho. Hanyuma ibyo iyo birangiye hakomeza gukurikiraho iki. Wowe rero wifitiye ID yawe akaba ari washyizemo ibingibi bindi, ntukomeze kubyitaho cyane. Hariya twebwe twemeranyijwe yuko twashyizemo national ID card. National ID card niyo twashyizemo, biriya bindi ntubyiteho kubera ko ibyo gukoresha ngira ngo wabyumvishe. Hanyuma reka dukomeze turebe niba tumaze gukora ibyo ngibyo, tugahita twirebera ibindi bikurikiraho. Harakurikiraho aka gapaje. Aka gapaje nikamara kuzaho utu tuntu twose uko ari dutatu, uragenda utwemeza gutya, bite ukanda hasi kuri I agree, hariya naho ku myaka 18 I agree, na hariya I agree, hanyuma tugahita dukanda let go. Iyo tumaze gukanda let go, bahita batuzana kuri iyi page batwereka aho gufotora
indangamuntu, aka gace ko hejuru k'icyatsi katwereka ko indangamuntu ugomba kuyifotora itambitse, telefone itambitse. Telefone ugomba kuyitambika apana kuyihagarika, niko ako gatambitse ko hejuru katubwira ko ari good, hanyuma ako hasi kakatubwira ko ari bad, utagomba kubikora uyihagaritse. Rero ibi ngibi iyo ubisoje uhita ukanda kuri I am ready. Iyo ukanze kuri I am ready bakuzanira akangaka bakubwira ko ugomba kwemerera Pi browser gukoresha iyi gahunda yo gufotora, bakakuzanira ahangaha ugahita ukanda kuri add front photo. Add front photo ni ukuvuga ubugiye gufotora uruhande rw'imbere rw'irangamuntu, ahangaha haba ifoto yawe nini n'amazina n'imyirondoro n'iki byose. Hanyuma iyo umaze gukora kuri add front photo, dore uko bigiye kugenda, nguko uko uhita ushyiramo indangamuntu yawe. Hanyuma iyo add front photo yakunze, turahita dukora kuri back. Iyi ni back photo, uruhande rw'inyuma nabwo tugashyira muri kamera neza hagati hariya muri turiya tuzu ureba. Hanyuma uru ni uruhande rukurikiyeho rwa kabiri, narwo rukaba rurakunze, ntago bitinda. iyo telefone yawe ifite network tugakanda kuri next. iyo dukanze kuri next batuzanira ibi ngibi byo kuzuza imyirondoro, first name, given name, ushyiramo izina ry'iri Kristo, hanyuma middle name niba ntayo ufite urayihorera. Tukajya hariya kuri last family name ugashyiramo izina ryawe iri bita iri pagani, hanyuma gender ugashyiramo ibigendanye n'igitsina cyawe, that igihe wavukiye hariya hasi kuri hariya hari ya mm na dd, ushyiramo igihe wavukiye. Hanyuma document ID number ushyiramo nimero yawe y'indangamuntu. Hano hasi bakubwira ngo ahangaha reka nze makwereke, uraba uhareba, bakubaza igihe indangamuntu, bavuga ngo expired, igihe indangamuntu yawe irangirira. My ID card does not have expiry date, ntago ifite igirangirira. Hariya niho ukanda kuri aka kantu, niho ukanda. Hanyuma iyo umaze kugakanda ukomeza ahangaha ugenda wuzuzamo ibigendanye n'ariya matariki. Country residence ni Rwanda, address line 1, hano dutuye mu kajagari akenshi na kenshi kubona adresse zawe hariya interstate name and building number, urandikamo umuhanda utuyeho n'inzu n'inyubako yawe, nimero y'inyubako yawe urandikamo 0004. Address line 2 optional, naho urashyiramo amazeru 4. Hanyuma city, niba utuye i Kigali urashyiramo Kigali, niba utuye Butare urashyiramo Butare, niba utuye iriya za Gicumbi nuko nyine, niba utuye Rwamagana urashyiramo umujyi nyine wanyu. Hanyuma state province, state niba ari Kigali utuye urashyiramo Kigali Gasabo, cyangwa se east, cyangwa se west, cyangwa se north, cyangwa se hanyuma ukongeraho na province yanyu n'akarere kanyu. Hanyuma ahangaha barakubaza country of residence, aho igihugu utuyemo ni mu Rwanda. Ahangaha address line 1 ni handi batugaruye. Uyu nguyu we yari afite address ziwe, ariko twebwe murabizi kubona address biragoye, nuko nguko nakubwiye ugomba kubikora. Aha rero hari zip code ugomba gushyiramo 04 naho. Iyo umaze gushyiramo 04 ukanda kuri next. Iyo ukanze kuri next bakuzana ahandi hantu hakurikiraho, ubwo kuri zip code ho urashyiramo 04. Next sasa twakanze kuri next, batuzaniye urugero rwiza, good example. Aha bahita bakuzanira uko ukora ifoto, ngira ngo murabizi n'abamaze iminsi mukora ama liveness. Ubwo ifoto tuba twarangije kuyikora bagahita batugeza aha hantu bakuzanira bya bintu by'imyirondoro yawe, bakakubaza niba weditinga. Iyo weditinga ukanda kuri kariya gakaramu, iyo uteditinga urabireka, byose uba wabyujuje. Iyo wamaze kubyuzuza neza ukanda kuri next, wakanda kuri next bagahita bakuzanira ibi ngibi. Iyo maze kuzanira ibi ngibi bahita bakuzanira ya myirondoro yawe igendanye n'ibyo wakoze byose. Iyi ni uruhande rw'imbere rw'irangamuntu, uru ni uruhande rw'inyuma rw'irangamuntu.
bakakuzanira ifoto yo kwindangamuntu ndetse n'ifoto yo muri liveness, hanyuma bamara kubikuzanira byose uko byakabaye ugahita usabumitinga and pay, ukishyura ya payi imwe bagukata yes data, ugahita ukanda hariya bikaba byatunganye, ugahita ugera ahangaha bakakubwira ngo thank you. Bamara kukubwira thank you ugahita ukanda kuri see status hano hasi, wamara gukandaho ugahita biza uku nguku KYC yawe ukaba umaze kuyikora. Hanyuma wamara kuyikora gutya ugahita ubivamo byose, washaka ukajya ujya gusura KYC yawe. Iyo ugiye gusura KYC yawe ugasanga bimeze gutya ari umuhondo, reka dubanze dusabumitinge KYC. Tumaze gusabumitinga KYC, submit KYC, icyo gihe uhita ugera ahantu ushobora, ahangaha KYC biba byatunganye, biba byarangiye, ariko icyo nshaka kukwereka wenda ni igihe ugiye gusura KYC yawe ugasanga yabaye umuhondo uku nguku, uba wagiye muri tentative. Iyo wagiye muri tentative biba bishoboka ko bazaguha liveness, bamara kuguha liveness ukayikora neza. Nagiye mbereka uburyo bugiye butandukanye umuntu akora liveness. Uko ukora liveness ni nako ukora ya kuri liveness yo muri KYC, niko nubundi liveness ingi uyikora. Hanyuma nanone ushobora gusura KYC yawe ugasanga irasa gutya. Iyo isa gutya uba warayipashije neza, nta kibazo na kimwe ufite muri KYC yawe. Ngaye nguko rero uko basura cyangwa se uko bakora KYC muri makeya nuko nguko ngerageje kugufasha nkwereka uko ushobora kubigenza, ugakomeza kugerageza. Ikikunaniye ushobora kwifashisha abakwegereye cyangwa se uwagufunguriye cyangwa se undi muntu wizeye uri hafi yawe. Bye bye.